Yes, mbaye ikaze bakurikiye Impinga Media, mukande subscribe, mukande share, mukande like, hano hose mukande kugira ngo tubane makuru imyidagaduro, busesenguzi, ibiganiro bitandukanye cyane kugira ngo mubashe kumenya aho isi igeze bimeze bitese. Ngwino tukubaze. Bimeze bitese. Meze neza. Jero nitwa Peacemaker Pundit. Nanjye nitwa Magnifique, naje mu bukwe bw'inshuti yanjye. Odi Ntore uramutanze. Ndamutanze ni umwana twakoranye tuziranye dufite imyaka 8 none aransize. Kuki amata y'ababyeyi yemeye ko yasiga? Byari ngombwa kayasiga nanjye n'inyabona nzayasiga. Amata y'ababyeyi urayasize. Komeza. Wemeye gukamisha. Urabeho nyamibwa ikeye we. Nyiramwiza uduteye irungu. Nyirabayazana n'ikiza. Ugukuye muri ngo ni impinga nzi kuyisacinga ndebe. Reka twiganire, mwararamwe murakurana none baramutwa munsi nk'uyu busobanukiye ku rungano rwa Odi ya Intore. Uyu munsi ni mwiza ni ibyishimo. Buri muntu wese yawifuza, buri mukobwa wese nzi neza ko hariho use yaba uwagiye yaba n'utaragenda. Uyu munsi twese no munsi tuba dutegereje nirakanze. Ese abakobwa kuki mukunda ubukwe? Ni bwiza cyane, buhesha ishema ababyeyi, Imana na famiye na societe muri rusange. Ariko ari umukobwa n'umusore umuntu ukunda ubukwe cyane ninde ushyira undi pressure? Umukobwa ushyiraho pressure. Kubera iki? Nanjye umumereye nabi. Nawe mwanga ariko urabura iki? Urabura iki? Mba numva nta kintu kibura, mba numva twanagenda n'ibindi bisigaye bikaza bishakwa nyuma. Nese ubonabura iki? Ewana ni gufata icyemezo, ni umunsi mbese. Uko ngaho wawe tumaranye imyaka 2 ariko n'ubundi nago wambwira ngo ni amafaranga ntabwira, kandi nkeka ko atazabona arenza azayabona n'ubundi. Ego nubuse kuki mutibanira ubundi ngo muzakora uko mwahora nabyaye? Oya nisezerano Imana ko nzategereza paka. None se ntago mwabana mugakora ubukwe? Gusa ari imyaka nihaye nimbo nigeze ewana nzagenda ari ninjoro. Uri muri ngahe? Oya ibura ngo uyo wihaye igere ningahe ibura? Ibura ni 2. Ni 2. Wihaye ingahe? Hoya ibura ngo icyo iyo 2 niba tutaragenda zahita ngenda. Uzatumusanga? Yego. Kubera iki? Kubera ko nyine nzaba nkuze bihagije. Oya nta mukobwa ukora bihagije. Waramukira abana mufite itoto mumeze neza cyane. Gusa ntago ubona ko nshaje. Uracyari mutoya. Makeup zirabafasha. Zidukorera akazi. Reka twigane ko Odi Ntore se mwabanye gute? No muri quartier no muri family bimeze bite? Tumuganireho. Ni inshuti yanjye twamenyanye kuva kera. Dutwaye duturanye. Hehe. Nyamirambo. Umwana w'Inyamirambo. Niwe navukiye pe. Yego. Ku myaka 8 nibwo mwahuye, hari nko mu mwaka? Hari nko mu 2000. 2009. Oya nko mu 2000. We arabyina, we wese ukomeje urugendo? Kubyina yagiye mu bya gakondo mu kurimba indirimbo zo hambere, wowe wese werekeza mu ruhe rugendo? Gukora bisanzwe. Uri mu business woman? Yego. Urikorera? Kuririmba se kuki utabigerageje? Ntabwo ari Imana yanjye, buri wese agira ibintu byewe. Buriya niyo Imana yariye. Ubu se wakoze ubukwe yakuririmbira? Yagusora? Yego Mana azansora cyane. Uzarira? Nzarira ngengere munsi. Munsi. Ubukwe nk'ubu se wabonye ari iki kidasanzwe wazabwira inkuru abantu batabutashye? Cyambere umuntu utatashye ubukwe bwa Odi yahombye ko ni umusitari. Arazwi kandi bwari bwiza, bwari birimo n'izindi ntore zindi. Yego. Izihe? Harimo Lionel Sentore. Yego. Yatunguranye ntabwo twe tubizi, twe tumutegereje mu gitaramo kwa Munani. Yego. Harimo Anje na Pamela. Wa Munani cyane? Cya Lionel Sentore. Kirejo ku cyumweru? Nejo ku 27 siko rejo. Uzaza? Ntabwo nzaza. Kubera iki? Izindi gahunda mfite. Yego. Uracyakomeje? Ibyatunguranye? Harimo n'aba Anje. Yego. Anje na Pamela. Anje na Pamela, harimo Esther. Mama Maria Yohani. Mama Maria Yohani, harimo Indashyikirwa. Yego. Barimo banaririmbye. Se sibyo ra?
umunsi nk'uyise wowe muri make utashye ni iki wicara ukavuga ati umutima umutima numva ko nanjye mba numva nanjye ibi byazambaho. Ariko ubukwe ntabwo mushaka kubana mugakora business mugakira mukajya mu murenge gusa. Ese no kubera iki wumva ko utakora ibyo abandi bakora kandi ari byiza? Ahubwo rero guteranya abantu bo imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Ariko ugiye ari nimugoroba nta numwe wabiza sibye abavandimwe bawe. Ese kubera iki imiryango iterana ku bukwe gusa? Niyo formule. Na nyuma yo gutaha. Na nyuma gusa ubukwe ni bwiza bwo sinzi impamvu wowe ubyumva. Kucyataho BD y'imyaka nk'icumi ngo abantu nk'abaterane bongere ubukwe byabo. Ahubwo wowe byumva gute wowe ibijyanye n'ubukwe uzabukora? Nzabukora ariko nzakora ubukwe bw'abantu bakeya bushitse mu mazi ku kirwa nk'ijana 500 ni benshi n'ubukabye. Humura bazagutwirira uzaba ufite abantu bose ntago ariko muri muziranye. Hari abo mwiganye mwabatijanywe abo mwacuruzanye abantu bose bari benshi ariko nabo baratwerera. Usuba hari umuntu wajana atatwerereye adatwerereze nuko ukorera kure kugira ngo nanize Igisenyi ku mazi bya Zanzibar abantu 50 gusa. Okay. Turagushimira cyane ugukomeza ugira ubukwe bwiza no muri reception turaza kuba turi kumwe no mu gusezerana turaza kuba muri mu mana arya basengera basengera ubusanzwe shaho numva ntaho nzi usengera hese yensenya muri restoration kwa Masasu restoration ya Kimisagara kwa Masasu kwa Rone na Rone ariko church ni ya Masasu. Yego turagushimiye cyane rero mwarana rokotse mwebwe ntago bafunze insengero zanyu. Oya urwacu rurakomeye. Zafunze zirashegashega pe. Aya ni igihe kiba cyane. Ziko yafungiwe n'isengero urusengero nta parking nta toilette nzima. Nta murinda nkuba. Ibintu nk'ibyo. Mwe murabifite. Twe turabifite haruzuye neza. Ahubwo turasubira rero ubukwe bwiza. Sawa murakoze. Twemwe tuganira rero n'umushuti wa Odi Ntore bakuranye bareranywe nawe aravuga ati ubukwe nk'ubu ni ikimenyetso cyiza cyane. Yego nibyo twifuriza abantu bose kugira ubukwe bwiza ababurota bakundana mukomeze mugira ibihe byiza kandi mukomeze mwitabira ubukwe mutwerere musura abageni ni nacyo kinzi tuba tubifuriza kubera yuko utabukwe ni kimwe ariko no kugenda mubakurikirana mukamenya abanyi bate nize mbogamizi bagira aba anti ba tante bavuga so wanyu ba data wanyu so wanyu ababyeyi bagakomeza bakurikirana abana kugira ngo nabo bazagire buzukuruze nabo bazataho ubukwe nk'ubu bambikwe ingofero inkoni zizamurwe by'icyubahiro. So yeni twa Peacemaker Pandit tujye tubana hano ku Mpinga Media mu birori bitandukanye cyane mu bitaramo mu ma interviews mu sesenguzi mu kandi subscribe tujye tubana. Ndabashimiye cyane Imana ibarinde. Abandi baravuma mawe batini yawe neruso umukobwa wabeza mama n'umugabekazi yeya umukobwa wabeza mama n'umugabekazi yeya umukobwa wabeza mama n'umugabekazi narabutswe indarombo niyo neza bituma nigabiza inganzo urusizi rw'umususuruko rwibasira imisaya yombi ati nyabune kukwiye kwanga ukatubyarira umutwe w'ingenzi abayi barahama bawe bati yonse kuri yande abandi barahoma bawe bati niyawe neruso umukobwa wabeza mama Mama shenge, mama wewe
Mundo babyeyi arabaruta sinayigitego yaje taroshye siga uwinseko nziza y'umusereko yaza yabaruta arabaruta sinayigitego yaje taroshye siga uwinseko nziza y'umusereko yaza yabaruta dora batamuzi muzamumenye agira imico myiza yivukaniye ndetse aho yavutse ho mwumva burya yaza yabaruta urutoki rw'urutunda kw'abaharuta umutura ruhimbi niwe mvuga umunyurwa mwiza ko yanyuze imfura yaza yabaruta dore ko yamwise bibero by'uruyumbu bimwe byuhirwa w'inyambo kw'abashinga ndamwamunganya nde yaza yabaruta arabaruta sinde y'igitego yahace taroshye siga uwinseko nziza y'umusego yaza yabaruta igendere bucura bwase bwo mu bakobwa we igendere mukobwa mwiza mutesi wacu we igendere ugiye iwabeza gukunda bose maha kigendere ujyane imbabazi n'umutima utuje maha igendere ubucura bwase bwo mu bakobwa we igendere ubucura bwase bwo mu bakobwa we igendere umwari mwiza usanze urukundo maha igendere uzabyara uheke uhungu n'abakobwa maha igendere ninyogosenge nguhaye impamba maha igendere uzane ubwenge ubwana ubusigi wanyu maha igendere bucura bwase bwo mu bakobwa we
Muremanye karanga Miss rero iba myinshi kagorwa n'umwe niwo ubivuze ubwo ni ku ruhande rwanjye ariko umunsi muri iyo kaba mwiza si byo se nibyo reka